ndebye muri butuku numva n'izuba rirakukubita n'inzara rya mu gitondo rya saa tatu ukayituma ndebye muri butuku mbonamo agafuka k'umuceri verisenke mbonamo ibirayi nk'ibiro 50 mbonamo ibishyimbo nk'ibiro nka 20 mpita mbonamo akabido k'ubuto bumwe bw'igihwagari bitangira
Kamuhoza. Imana y'umuco mwinshi cyane n'abandi mwese mwagiye kuza mwese twabakiriye mu izina rya Yesu. Reka turamurigaza twese twabakiriye mu izina rya Yesu. Twabakiriye mu izina rya Yesu. Imana wakoze kuturinda turi mu nzira kugira ngo duhugurwe natugishwa nawe umukozi wa turamusengera rero amaraso yawe mugote kandi umwuka wera amubwirira bw'iteraniro turagushimira ko umunsi kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Sashimi cyane. Haleluya, haleluya. Munyemerere dukomere Imana amashyi. Uyu mwana
umubwire ngo data gukurire n'ibiheka hari igihe bahise n'ibiheka kandi ishimwe rero uyavuka byemeye avuga icyo mbasha kukibona ariko ma ndagushimye izina ryawe rihabwa iki icyuma uzikavuka namukoresheje indabyo sinari nzi ko uyu mubyeyi atari ibishumba bamuhereza indabyo ubimenye byatangiye kwemera maze kumenya garekere se muhamagara mu mujyi bati mumbara indabyo shireshe twabya baba yamaze ngo mwabyaye iki bitasubiza niyemeye ndavuga ngo ni ngombwa kubimenye ahita ambwira ngo dukore indabyo bitewe n'umwana wavutse ntabwo nari mbizi gushora ko hari indabyo z'umwana w'umuhungu n'iz'umwana w'umukobwa n'abate n'ubwo ngaragaye ariko ko kuzikora twabyaye umukobwa izishye bahita bambwira ngo bashyiramo n'akantu tuba twishyiriyemo shokola rero batwiganisha ngo nyamara byinshi ese ndavuga ikigogora ubuhamya ni ama-episode ubu ejo nzarara mu nzu imana impaye yubakiye kera najyaga nibuka imigoroba na saa mbiri ejo nzimuka mu gitondo saa kumi n'ebyiri zawe kuko nta deni nzaba njyanye kandi nzaba ngiye kwiyubaka inzu ya miliyoni 20. amatafari ahiye amabati yitwa dima ni sitari cy'amashanyarazi ubu nanjye naparitse hariya kuri kabari n'amadamu afite agendamo n'umushoferi yishyura umutwa barasa kayitwa bitiza urakadivuga niko bitiza ariko twarakubiswe bivuye ahantu bwari ijambo ry'imana bihuze n'iyi minota ubundi twisenge twasomye ijambo imana yasubije Mose rivuga ngo ubwanjye nzajyana nawe sinjira mu mateka y'igitabo reka nivugire ijambo rivuga kuruhuka kandi ntabwo rivuga kuruhuka ahubwo ndarivuga mu kinyuranyo cyacu ikinyuranyo cyo kuruhuka no kugira gute ni ukuruha mbega mfatira ijambo rivuga kuruha nidangiza ndihereza interuro mvuge ngo tuzagerayo turushye ariko ubwo ni hehe na samugirira gutya kandi ni hehe kandi bamenye neza ko muri iri terano ntawe ufite gahunda yo kujya ikuzimu rwose gahunda ni he iryo joro abashumba batubwirije iryo joro abaririmbyi baturirimbira iryo joro twize muri ekole de dimanche tuzarigeramo kandi reka mbabwire abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu binagana tuhageze turabibona n'ibihari dusanga biri kure reka subiremo abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu bigize
bahuje kuko isumba rero arabigonda yabigonda nawe ukakira kandi reka babwire icyantangaye ntabwo abigondera abigonda bitewe n'aho ugize gute ugeze kuva nakizo sinabona uwo yagondeye inzu ngo amugondere minerivare amugondere aya kawunga agonda y'inzu mama rwego yagera hano kubera amezi 3 imwishyuriye dabu akawubyina ukagira ngo yubatse kandi natakubuze iyo wakubitanye n'uwo yagondeye Imana muri iri terero ry'ibisa byatazabagonde araza akawukata ukagira ngo igitenge cy'umusimari w'agasonga bwari buzaba yamugondera minerivare akavuga ati haleluya mama bari bitari by'abamama ati yamwishyuriye ukagira ngo yamwishyure paka kaminuza data kugonde sinzi aho ugeze sinzi ko yose ugezemo ariko data niyo gute kugondera bitewe n'aho ugeze mani bwira bose muri iki kiganiro ndamubwira ngo sinzongera kugendana nawe muri ubwoko butagondeye yose ariko nzabatwara ngende bageze kuko ari njye wabivuze ariko ntari hagati muri bo ngo kubera ubusabane Mose yari yagiranye n'Imana Mose ahita atetera ku birenge bya data wa twese aramubwira ngo nibutse ko wavuze ngo nakugireho umugisha kumenya izina kandi nawe uramenye none nyemerera nkubaze nutagendana natwe tuzaba dutangiye n'andi mahanga adafite Imana rwema hagati muri Mose asubiza Imana ko kubyubuze turi ubwoko butagondeye komeje kugendana natwe watumara umwanzuro ufashe niwo pe uzadutwara tugezeyo ariko utari hagati muri twebwe none nyemerera mubaze ariya mahanga nayo afite Imana ariko aho dutandukaniye nayo ni uko ugendana natwe ukabana natwe ugakorera muri twe iminsi yose none nutagendana natwe tuzaba dutangiye n'andi mahanga iyo ngingo icakira Imana nubwo ntari Imana ariko umuntu yaravuze ati kabisa iyo ngingo irafatika Imana ihita isubiza Mose ubwo nisubiyeho mpinduye gahunda ubundi ujya usenga ujya usaba aba baririmbyi barebye ngo nusenga ujya usenga ugira n'ubusabane nayo ugere mu rwego nawe ufata imyanzuro utumye nibuka umugabo witwa Yango yarasenze ahinduka amasengesho hari urwego ugeramo ugahinduka amasengesho ahita afata umwanzuro ugajya guhagarika imvura Imana itamutuye Bibiliya ntabwo ari umugabo w'imbere nta n'ishati yagira kuko ntiwabona imwenge z'umugabo yambaye ahita yiyumva bajya guhagarika imvura n'imbere y'umwana ariko nyerera we n'imwenge kudasoza ndayihagarika mbere y'umwami twatumije Eliya ntabwo yazanye Imana yazanye Eliya hagaritse imvura izongera kugwa uko bishaka igahita akata idasohoka noneho ngo ahawe abakomantere solo bw'ijambo ry'Imana kugira ngo byumvikane ngo aho bahita basaba babana ibikoma ibyeri ngo uyeri uhagaritse imvura akora iki muri iki gihugu nawe ngo baramusubiza ngo nta kazi agira nta n'amahirwe yo kuba nyuma ku mafiti umuyobozi w'isibo kuko ntiwaba umuyobozi w'isibo ntabwo ugira
yari umuzungu w'igishuri utagihugu nta n'igisekuru kikomoka ngo Eliya ageze ku muryango asohoka yumvishe ko habakomeje kumperereza na menuwari ngo Eliya ahita agaruka aramubwira ati yewe Eliya umva yewe hawe ubwo ushatse kumenya n'ikimena rinsi nacyo nagikabije urugusenda kugera mu rwego ugira ngo usabane nayo ufate imyanzuro babishima bari bamenyesha haleluya Imana yari iyo ngingo yumvishe ko ifati itibwire umva bose noneho uhereye uyu munsi wa none njye wari wahakanye ko ntazongera kugendana nawe ariko bitewe n'iyo ngingo uvuze rero ndatangira ngendane nawe amasezerano yongera kuba mashya yakongera kuba amasezerano mashya muri iki giterane cy'amashimwe mureke dushime Imana twibuke ibyo Imana yakoze dutekereze ibyo yakoze twongere tugirane amasezerano nayo bundi Imana itumubwira guherera umunsi wa none ndatangira ngendane nawe kasi bakugendana gusa noneho ndagenda mbaruhura mu yandi magambo ndatwara aharemereye mwebwe mutwara horoshye gusa impamvu rwe bitaraseguka ni uko data yagufatira aharemereye naho ibyasenywe ubwo kwa Musa nawe byabigezeho ariko data afata ahagize ibitero kuba itorero ritarakwigaho data yafashe ahagize gutera kuba umwana wawe akikwita papa avuga ngo papa nuko data yagufata harebe uri hahandi tubohereza kwiga uzi ko tubasigayo uramujyana ukamusigayo agahita ahura n'abana bavuye itumba ku mukoni wewe uko hafi ni kanza aho uzaba uri hose tuzareba amaso jambo rya kabiri rituma vumbura ijuru ni uko Jesus uve ngo Jesus niwe uzaza kutwitwara nzaba ndi umugeni mfite sheri witwa Jesus Imana izadufasha nubwo tuzageraho turushye ariko tuzahurira kuguruma data kuko ariwe data w'ukwe n'Imana tuzaba turi abageni dufite umusheri ariwe mutwe witwa Jesus adushyire data w'ukwe ariwe nde kandi nzaba ngenda gake 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 nero mite nibuka ukuntu nashonje kandi bangarurira sinyatware ngakiranuka bangaruye menshi nindeba sheri wanje ubundi nindera ngahita afata umwitero nta byamarembe na parike gasajya afata umwitero we narangiza amanagu ambwire ngo humura tuzongera kubona niba ku munsi basohoraga mu nzu mfite uruhinja rw'amezi ane mu mvura nindangiza ndebe sheri wanjye nongere nturike ngo yongere afate umwitero amanagure ambwire ngo humura tuzongera gusohorwa mu nzu Now
Remo yizanye abo bakobwa bihanganye bakikubita muri zone bihanganye bakikubita muri zone seka bakihangana bakikubita muri tara bakamirongo itatu nuba ibindi korosi we bataraga 10 na 20 imvuga igahinduka mirongo kugera ku ijana ibihindutse mirongo ibikorosi bya mirongo rero bikata bavuganye nayo abo rero bavuganye nayo bakirinda bagategereza umwanya niwo Kristo azana kuri kimwe ubundi mirongo ntabwo abacica gahunda imyaka 30 maze ugakerezwa na fondate gahunda ni gahunda niba ture gahunda ayo kuwa gatanu ni gahunda ayo kuwa gatandatu gahunda repetition ayigeraho abacungiye ku ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana umusore wacungiye ku ijambo rivuga ngo nta jambo Imana rigira gute kugira n'imirongo abantu bakubise gushura abantu bataganga uwitegerwa mu ngeri mu gicuku cyane n'imirongo abantu bakubise data rufatira hagize gute ahari soza rero twibaza iki kibazo ko tuzagerayo turushye ntituzagera ese iki twakora ngo tuzarangize urugendo amahoro kandi abo twarutangiye rimwe bananiwe bakaruhamo n'iki Yesu yatanze ibisubizo aravuga ngo muhinduke umunyu kugira ngo muzabashe kugerayo njya nibaza ko atavuze ngo tube isukari bari kutunyunguta bakatubaniriza ugatiyana muhinduke umunyu muzabashe kugerayo muhinduke umunyu ibintu bitanu biranga umunyu ijambo rya mbere umunyu uririnda aho usutse umunyu uraza ugasanga ukiri umunyu ariko wasitse isukari usangaho udusimba n'ibindi nihute ndeke gute ijambo rya kabiri umunyu uraryoshya mugenzi ujyamo ijambo baguhinduka umunyu kugera mu rwego agira ibihumuriza bimuhumuriza mbere yo guhumuriza abandi mbere kugira ngo ujye mbese kandi ntabwo umuhumuriza araka umuntu yabaguhumurije umuntu uhumuriza arangwa n'ibyishimo yatabaye Esiteri nawe izagutabara kandi wenda arara kuri sempa ubundi nicyo bita kukusha kuri iyi uryama urakusha urasoje uraryama abaryama bariyo bari undi hari igitanda ugera imbere ukabura ku mutwe no ku maguru hose kingana ukahita useka ukabata bana fasha umere kuko ryama fasha araturane fasha umere kuko rero bisaba kwiduka umuntu ugira ibihumuriza kandi ugahumuriza abandi wowe utagana ntiwabahumuriza rero uko wihakaye kuko kwihakaza kwawe ntacyo bihomba Imana nta nubwo wayihabya bisirikane oya irihagije n'abantu ubona baba barasiritse igeze mvuga ibintu 10 biranga umuntu watagangaye ijambo rya mbere n'abakiryoherwa amubwira ngo haguruka dusenga ati n'ejo bundi barahagurutse mwandika ibyifuzo niba narabyanditse narasibye utere haleluya muraziteye ku muhima twasibe mwandishubura ntabwo yarahumeka acungiye kuri rya jambo rivuga ngo kuko umwami Imana azagabana ibyo abacungiye muhaguruke tubyine mugire mwaje mwari ijambo rya kabiri umuntu watagandaye ntaba cyandika ibyifuzo
uwandika amasezerano bagifite amavamugira undi w'igikizwa Imana avuga ngo ndi Uwiteka ugahita wandika ndaje bidatinze ugahita wandika ninjye wabivuze ugahita wandika sinjya ndanze ukandika imyaka 3 wandika 5 agenda n'udukaye bimaze kuba nka 7 ukahita ukubita muri mari ukajya acungira ukabona nasohora nzashinga ibigo by'imfubyi ukajya acungira rero bavuga ati ndi Uwiteka tabene ugatahira kandi nasohora iragusekura iyi Mana isaba guhinduka umuntu iragusekura ari gusekuza inzara wanareba ukagira ngo iguruka uriya guhengereza ntacyo uhengereza n'amaso yamenetse jambo rya gatatu uretse no kwirinda umuntu urarinda abantu bavutse kera hari igihe wabaga itungo mwarirya ntibishire inyama ukazisigaho umunyu aho mwazimanitse ku rusenge ukazagera kurya zanyama zigashira zitangiritse ugomba kugera mu rwego wirinda kuko wageze mu rwego rwo kwirinda ubasha no kurinda bagenzi bawe wakicawe rero ngo mwirinde hagati muri mwe hatagira umuzo gushara ibimera hagati jambo rya kane umunyu uromora kugira ngo uzagera mu ijuru ni ukugira amagambo yomora abagenzi bagahinduka umuntu jambo rya gatanu uretse no komora womora abandi nawe iyo wakomeretse uriyomora wisigiraho ndagira ngo mbabwire yuko hari ibikomere tudategereje ko abantu bazatwomora tuvuga ko tugomba kwiyomora kuko ntawe ushinzwe kandi ibikomere byose siko bikira hari ibikomere umwuka wera twigisha kubana nabyo hari abantu basekuye ibimambo by'ijambo by'umuntu agushimangira icumu ry'ijambo akakubwira ngo dore uko gasa nta n'umugabo kazaba wajya ukora dansi ukabona undi uko gasa ukabona Suzana araje baramwereka wowe usigaye ukamwe ati n'ubundi bavuze ko nta mugabo ubu hari amagambo bagiye badushimangira umwuka wera agenda yatwomba ugomba kugera mu rwego wiyomora kuko ijambo ndetse n'abantu n'Imana ivuga ngo ni wagukomerekeje nawe uzagera gute niba iri kugusekura rero wiza kumbwira ngo sinagusuye wabya nitwe twaguteye tujya kwa muntu twagusuye wararwaye ntawakugezeho nitwe twaguteye kurwara mwese hariya mwumva ko atse itorero rya Kabukira ADP mwigeze mwicara mubona handitseho ko iki ari ikigo cy'imfubyi Vomiriya tuzagerayo turye uretse Imana yone mbona ngo dushoboza byose na Kristo turi iki n'uzadushoboza tukagerayo ariko tugiye kubwira Imana duhindura umuntu ibindi naho kucyumva kuko nitutamuntu tuzajya
bavuga ati ndacunda byinzane bw'amahirwe ngo naransigiye umwana twara umukino tabati bihanganira serumu yawe ntabagusanga kubw'amahirwe umwana arakira dusanga amafaranga batwaraye mu bitaro twabuze ubwishyu kandi iyo bagusezereye utanga cy'abandi bwishyura ubona mu gitondo bwishyura turataha turabura kuko twasaguye idezi tugeze mu rugo madamu ahita ajya kuri botike azana utu tubiswi twa nyiramu tugura 50 batubona tumwe avoma ibikombe by'amazi kuri robine hamwe anongera n'utubiswi tubiri ahereza abo bana babiri twari dutwitira y'umwana wa gatatu nanjye aranambarama nanga kumucura mu gatancuze kuri fanta ndamusiga turaryama iryo joro turara duhumeka isigaye nko mu masaa 8 z'ijoro aramamanga ngo sheri ku mutima ndabati kuki udashira ndacungura kuri ako ahita abwira ngo numvishe ijwi rivugana natwe kuko twize neza Imana umva nakubyuka umuntu abyuka ari ugafite iyanjye ngiye kumarwa na saa 3 umuntu arampamagaye pasiteri uri mu rugo ati ndi hano ku muhanda nari ngiye ku kazi none hari ibintu Imana ntegetse ko ngura nakuzana nise nkatara abavuga ngo baze bikuzana subwo nubwo nakabaga ntiwabyuka narabyutse ubwo kugenda ni muri pozisiyo rero hari amayesikariye yari murabona ndazamuka twari turi iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo ngenda ukuntu bamuturutse pasiteri wanjye ahita afungura butu ndebye muri butu urumva n'izuba rirakukubita n'inzara rya mu gitondo rya saa 3 ukayituma ndebye muri butu mbonamo agafuka k'umuceri verisenke mbonamo ibirayi nk'ibiro 50 mbonamo ibishyimbo nk'ibiro nka 20 bitabonamo akabido k'ubuto bumwe bw'igihwagari bitangira kubita amaso tuzagerayo turushye ariko Imana yatubwiye izadufata ahageze gutera aherereye data bihindura umuntu aduhindura umuntu turisenge twicaye cyangwa duhagaze bishoboka y'igisenge mu data bihindura cyane reka bisabe pasiteri irahira tuzamure isengesho kandi wisengere igikomere wakomerekejwe n'itukizi igihe kitwemera ko tukigiramo ariko hari igikomere wakomeretse uretse umwuka we waza akaguhindura umuntu ukabasha kwiyomora kugira ngo uzarangize urugendo ikiri amahoro tubwire data duhindura ikiri mu izina rya Yesu Mana tutamiye Mana turi imbere Mana twikirwa Mana data Mana tuzi mu mazina Mana tukunda mu izina rya Yesu Mwami Yesu wasize ijuru Yesu Yesu wahindutse Yesu watukuze Yesu watwise inshuti ze Yesu watwise abana b'ijuru Yesu ndagushimiye uyu mwanya mwiza gushimiye ibitero
rw'abashyitsi urumuri na rw'uyu munsi ni abashyitsi indirimbo ebyiri
turagushimiye neza yawe imbabazi zawe bihora iteka ryose kandi urukundo dukunda rwerekanishi ibintu dukorera buri munsi turagushimye no kubw'uyu mugoroba turagushimye kubw'ibyo wakoze mu nzu yawe abagaragu bawe n'abana bawe bari baje babisoro babaruhuye abari bihebye babahumurije bakomeza babasukuma bakijije indwara z'abarwayi ndetse n'abapfashije mu miryango bari byose n'ibyiringiro tugufitiye ukuri Imana idahinduka kandi ishobora byose reka byose icyubahiro n'ubutware n'ibyawe nuko umugisha iteraniro abarambuye ibiganza bakagutura amaturo na kimwe mu icumi mu maturo y'imfuzi byawe haze kwifuza kwabo kuko umutunzi w'ibyiza byose kandi muri byose tubere byose kuri Imana tugiye gutandukana n'uko abo mu isi bamera umugisha ubwoko bwawe bwatanze igihe cyabo n'imbaraga kugira ngo bagukorere babikunze n'umutima unezerewe ubaho umugisha warambura ukuboko kwawe kandi bakiri muri uyu mubiri bajya babona kugira neza kwawe wemere amashimwe bazavuga imbaraga zawe imbere y'abakomeye n'aboroheje ibyo bijyane na buri wese turindire mu nzira aho tunyura dushyitse mu miryango amahoro dusanga amahoro kandi gahunda yose dukomeje kwishyira mu biganza byawe ukomeze kuba mu ruhande rwacu natwe tuzavuga ineza yawe urakoze kutwumvise kandi twumviye kandi kuko wihuta cyane ibyo dusaba